Ibihe byiza nshuti zanjye mwe munkurikirana umunsi kundi kuri David Rwanda. Akuyu munsi kacu tugatangiriye mu rugo rw'abakire hari mu gitondo ndetse bari gufata breakfast. Gusa bari gufata breakfast umukuru w'urugo cyangwa se papa w'abana yese kabaza mama wati mama Leila. Ese ko mbona Leila atarahanga atari gufata breakfast nk'abandi bana bimeze bitaho ngo hameze neza. Papa Leila nawe rwose wikabye ubu ngubu se kuba ataraza ngo afate breakfast bishatse kuvuga ko hari ikibazo koko. Hoya rwose mama Leila nawe urabizi mashaka kwita ku muryango wanjye. Dore musigaye mwaradukanye impango ngo abagabo ntabwo bita ku muryango wabo, rero mashaka kugira ngo making sure neza ko abana banjye bose bameze neza. Hoya rwose papa ameze neza ati merci ubwo ngo ubizi guteka ameze neza kandi ubizi ntimurara mu byumba bitandukanye. Yego papa turara muri chambre zitandukanye gusa nyine yavuye ku kazi none atinze niyo mpamvu. Gusa reka njye njye kureba kuntu ameze maze mpite kumubwira azafate breakfast. Yego rwose mwana wanjye gendere kuntu ameze. Nuko Mary yase kagera ndetse ajya kureba Leila. Gusa so Leila ndetse na nyina basigaye baganda. Ese mama Leila kwambaje Mary impamvu Leila atari kuza ndetse afite breakfast ari ikibazo kirimo ko mbona use kurakara. Hoya rwose mugabo mwiza subwo ngubwo koko nakurakarira. Ahubwo nyine biba bintunguye tu. Birantunguye ko turi gutekinga kiyabana bawe kandi ntabwo byari bisanzwe. Hoya rwose mugore mwiza birasanzwe ahubwo sinzi kuntu birasanzwe pe ubuse nibwo bwa mbere naba mbikoze. Sha papa Leila ntakubeshye rwose byari bimazaga hepe byari bimazaga hembono nyine wari umaze iminsi uri careless gusa kuri inshuro. Ubajije Mary impamvu Leila atari kuza ku meza ndatunguwe pe. Hoya rwose mashaka kugira ngo abana banjye bose mbabone bari ku meza ndetse bari gufata amafunguro biranshimisha ndetse bikanyura naho kuvuga ngo simbita su mama Leila erega ujye umenya ko mbadi no mu kazi makeneye kujya use nibambaza amakayi ndetse n'ibindi byose nzababwira gutera nyine mbakeneye kubita ariko nabwo ngakora akazi kanjye. Wanamuga ni mugabo mwiza ukeneye kubita ariko nabwo gakora akazi kawe uko bigomba. Yego rwose mama Leila niyo mpamvu nyine ububona mubona ngo ntabahakiya cyangwa ibihe nibihe gusa nyine urabizi nta mutima mu bipemba shaka kubitaho ndetse mukamera neza. Yeah of course rwose mugabo mwiza mba mbibona ko ugomba kutwitaho. Mary se kajya mu cyumba cya Leila ndetse asanga araryamye ati se Leila kutabyuka ngo uzufate breakfast bimeze biti aho ngaho umeze neza. What? Leila are you okay? Rwose meze neza gusa wivugira hejuru uzi kuri kunsakuriza gerageza uvuge gahoro rwose uri gusakuza cyane birakabeje gerageza uvuge gakewe. Leila byagenze biti? Ese ari cyo uri kubona kidasanzwe? Ati hoya rwose Leila reba icyumba cyose wacyujuje wakaye wa biteye iseseme pe bimeze biti? No amoke rwose ntugire ikibazo Mary. Reba we warutse icyumba cyose wacyujuje bimeze biti urarwaye kuki utigeze ubitubwira? Reka mbwire mama ze tukujyane kwa muganga. Ati no Mary please don't do it ndakwinyize wibikora rwose meze neza. Ariko uri kubona ndinjije we ugusura mbwira ko umeze neza reba icyumba cyose wacyuje reba kuntu umeze cyuya cyakurenze we urwaye iki wambwe cyangwa urwaye malaria? Ati no Mary ntabwo ndwaye ese wagiye ukura wowe ntabwo ndwaye malaria ameze neza. Ati ari sure ko umeze neza? Yeah of course I'm okay. No ntabwo nabyizera pe reba kuntu icyumba cyawe wakigize wacyujuje biteye skipe. Reka mbwire mama tukujyane kwa muganga bari bambwiye ngo nze nkurebe ndetse ufate breakfast gusa ndikubona bidashoboka ndikubona umeze nabi reka nze mubwire tukujyane kwa muganga. No gusa nta mpamvu rwose pe nyumva kandi imeze neza kandi ntubwire mama bino bintu rwose byose ubonye ndakwinginze kugira ngo uceceke ndabizi ugira umuntu uravuga gusa please Mary ndagusabye kuri inshuro rwose ugira ibanga. Ati no reason ese ubwo nta mabanga arahanga aho meze gutyo subwo ibaze we ngize ibanga ugapfa ubwo ngubwo singi Imana yabibaza ndetse yampana perekanye nenge kubwira mama tukujyane kwa muganga. Ase waje unyumva we nakubwiye ko meze neza please reka nzahubwo mbashe kuba najya muri salon ndetse nanyifate breakfast. No buri nanone urongeye uragaruye we ese byagenze biti cyangwa Leila utambwira ko utwite? No I'm okay sister wigira ikibazo rwose nta nubwo ntwite. None nturwaye malaria reba kuntu umeze we utambwira ko utwite? Bireke Mary bireke wibimbwira gusa nyine amwoke nyine mukuri ntabwo meze neza pe. None se Leila for sure? Oya uratwite Leila kandi nubwo uri kubimpisha? Yeah of course man I'm pregnant. What? Yeah man ndatwite pe.
Yesu we none mama arakwica uraraye ntiwiriwe uratwite ya none suri kubona nyine reba ku hano hantu nagize ntabwo ari malaria ndabizi neza nyine naguze pregnant test nyine nipimye nsanga ndatwite tu what noneho Yesu Kristo papa arakwica we papa arakwica no sinzi kuri buze ko wamukira urabizi neza kuntu papa ahora tubwira urabizi ko umwana ngo se ntuzi ejo n'intu wari kumva kunda tuganiriza ya nyine I know gusa sinzi gusa basi please ndakwinginze ubike rino banga ntuzi kuribwira mama ndetse na papa ntugire ikintu mubwira pe kuko bibabwiye banyica noneho bandasa bahita sinzi kuntu bangira pe ndakwinginze ntugire umuntu wo muri runo rw'ubu bibwira do wari rwose ntawe nabibwira gusa se nubwo ntabibabwira urabihisha kugeza gihe ki basi se Kennedy arabizi ko yaguteye inda ati no ntabwo abizi nta nubwo ese umenye gute ko ari Kennedy wanteye inda ati rega sister ndakuzi nyine nubwo bimeze bitya uri umwana mwiza ntabwo uri umukobwa wiyandarika mu bahungu ubwo nubwo abaye atari Kennedy waguteye inda yaba ari nde wundi se ya of course nyine ni Kennedy gusa mfite ubwoba bwo kuba nabimubwira ariko wajya ugabanyujijwe ufite ubwoba se nose se waguteye inda ya of course niwe wanteye inda gusa mfite ubwoba bwo kuba nabimubwira sinzi uburyo nabimubwiramo gusa nyine na sawa bari muri salati ese mama Leila Mary yagiye kureba uzi ko wagira indebere ryagendeye ntabwo araza ese byagenze biti ndebere icyayi cya Mary nacyo cyahoze pe ese bari abana bari mu biki mama Leila wajya ukajya kureba abana kuntu bameze ariko papa Leila nawe rwose wikabye uzi ko wahangayitse wagira ngo uburyo uri kubitaho rwose ntibisanzwe no of course ngomba kubitaho ariko se ibaze ndebere uzi ko iminota 20 yose shize yewe n'abakobwa bari kuganira wasanga yasanze ataranarava muri dusha akaba ari muri dusha ariko koga ati ku buryo umuntu se yoga iminota 20 ati no papa Leila nawe rwose wikabye rega bari n'abakobwa ati rwose biratangaje ku buryo umuntu yakoga iminota cyadatunguwe pe oya rwose papa Leila nta mpamvu yo kuba watungurwa bariya n'abana b'abakobwa rega ntago ari nkawe w'umugabo nubwo se nyine biratangaje pe iminota 20 dore cyayi cyahoze ibyo nje kureba kuntu ameze aha reka rwose papa Leila njye kureba kuntu gusa nyine maybe ari muri dushe niyo mpamvu oya rwose genda ujye kureba kuntu abana bacu gusanze bose bagize ikibazo tibisanzwe rwose papa Leila ndi kubona keya zawe ese waretse ko zibaho kazimba reka wese keya ndaziguha buri munsi abwo ugenda urebe kuntu abana banjye bameze ko mama Leila ese kagenda nese ajya kureba kuntu Leila ameze dore ko bari bamazagaye kare bari muri chambre bari kuganira nuko mama Leila ese kaza sakuza ati se Leila bimeze biti Mary weje wagiye kurebera mukuru wawe koko byagenze biti uzi ko papa wanyamereye nabi rwose nimuze mufate breakfast we Mary cyayi cyawe cyahoze ese mumeze neza muri bazima muze mufate breakfast mama nyine yarari muri dushe gusa arangire kanze turaje rwose mugire vuba muze dore papa wanyamereye nabi hari rwose mama dowori rwose turaje okay ntabwo ndi buve hano rero mutaraza ngo tujyanirane ati no mama nta mpamvu yo kuba waguma aho rwose genda we turaje ndetse ndumva dusoje pe okay sa nimba musoje rwose reka ngende ndetse mubwire ko musoje nuko mama Leila ese kagenda ndetse asubira muri salo papa Leila rwose yarari muri dushe arasoje ndetse araje ati okay sawa ntari rwose gusa abana batinze pe bakerereje kandi nishaka kuba najya ku kazi papa Leila rwose don't worry rwose baraje gusa Leila please nyine uratwite pe kandi ndabibona gusa ufite kubibwira Kennedy pe kuko kugumucedetse ntacyo biri buze kuba byakugezaho ufite kubibwira Kennedy ndetse muri abantu bakuru byaba byiza mukanabana ati Kennedy uramuyobewe Kennedy uri kumva yakemera ko tubana ati why not satabyemera no nyine he is my boyfriend gusa ibintu byo kubana nyine yambwira ko atarabitegura ndetse ko ataritegura kuba yaba umupapa ati rwose uransetsa nawe ko ataritegura kuba yaba umupapa rero yaba atarabyiteguye ntabwo yari kuza ndetse ngo muryamane ati no nyine I mean sinzi ko yabyemera pe no way nta mpamvu yo kugira ikibazo rwose aza ahubwo nyine please ufite kuba wabimubwira pe waretse ibyo bintu we ntabyuze ibaze none mbimubwiye nawe agahita akakora left akanyanga subwo kuko nabigenza gute oya rwose Kennedy ntabwo ari umusore pe wimubeshyera Kennedy ntabwo ahubwo ndumva nyine n'umugisha kuba twituza abantu benshi bakenera abana ndetse bakababura
shana umugisha gusa nyine ibintu byose bije bitunguranye urabizi ntabwo bijya biba umugisha Mary. No dori rwose abwo tujye muri saro tujye muri saro tujye gufata breakfast. Komera ndetse na Leila bahise ko bajya muri saro gusa basanze se yarakaye cyane. Ati se nkamwe koko ndebera igihe cyose. Ese uri buze ko bafata icyayi cyawe rwose gikonje Mary. Papa rwose Amsoni nasanze ari muri douche ndetse ari kwitegura. Ariko uziko munsetsa. Douche njyaye mu minota 3 nkaba ndarangije mwebwe rwose murakabya abana banjye. Ubuse koko ibi bintu kandi mukeneye kuba abana bakuru mwarakuze ntabwo mukira abana iminota 20-30 ngo muri douche. Papa rwose amruriso ese kamaso yawe yatukuye byagenze gute? Papa ntabwo yatukuye naraye mvuye mu kazi ntinze nyine urumva na nifite stress none hambyutsa kirikana nzi ko byibura ndibuze kuba nabyuka saa 5. Leila uzikurwaye mu mutwe mwana wa ubwo are you sure? Papa Leila please wibwira umwana nabi. Hoya rwose mama Leila mba ngomba kubabwira umwana muzima w'umukobwa ngo saa 5 ukiryamye usugo ngo wazigeza ku kikoko. Papa Leila please gerageza uvugire hasi rwose wikanga umwana yavuye ku kazana niwe nkuko abikubwiye gusa please wimukanga mugabo mwiza. Hoya rwose mama Leila ntabwo mbambyu Leila next time please ugerageza ubyuke kare ndetse ubwo se n'ubwa kurugo rwawe ra uzazana ubwo bwo ngo wavuye ku kazunanirwe ngibiki n'ibiki. Leila please iyo mikino ntabwo nyikunda mwana wanjye ugerageza ubumuntu nta n'urusoni ngo ari kubyuka ubusenza ryari sinaraje nyuma yawe. Yego daddy waraje nyuma yanjye rwose ati none naraje nyuma yawe kandi urabizi ibintu byose nabikoze neza nabyutse ndoga mama wategura breakfast ndaza ndayifata ndakurindira none ubuse singiye kuba nasubira ku kazi. Yego papa gusa Amsori ntabwo bizongera. Ati Amsori ntabwo bizongera please Leila ugomba gukura rwose ukaba umwana muzima gusa nyine Amsori njutse mvuga nabi gusa sicyo nari nagambiriye gusa mukeneye gukura abana banjye makeneye ngo muzaba abantu b'abagabo mukeneye gukura abana banjye mbashaka ngo muzaba abantu b'abagabo rwose naho ibyo ngibyo byo kwirwa mwiryamishwa ngo ibiki n'ibiki please mukeneye gukura mugakura rwose ntabwo ibyo bintu mbishaka. Papa Amsori nyine ntabwo bizongera. Ati okay nimba bitazongera rwose ni sawa gusa mukeneye gukura mukaba abantu oya ntabwo ibyo bintu rwose mbishaka. Papa dowe rwose ngomba kubihindura sawa rero fata breakfast yawe. Mama kumbona wahindutse bigenze biti? Aha bana banjye rwose mantungwe papa wanjye kunta bari kubakanga ariko rwose bana banjye nibyo koko nyine papa wanyu nibyo ibyo ababwira nibyo mukeneye rwose kuba abantu bakuru ntabwo kuryama ntabwo bikigezweho rwose kandi namwe murabizi rero mufite gukora cyane ndetse mukaba abantu b'abagabo. Yego rwose mama dukeneye gukora gusa papa nawe arakabya. Oya rwose bana banjye ntabwo nkabya ubwintu mbabwira nibyo ubwo se nimudakora ngo mushaka amafaranga bizagenda biti. Papa rwose Amsori gusa nyine nanjye ngomba kubihindura tukaba abana beza ndetse tugakora cyane. Ese Mary we ntabwo urabona akazi? Papa mbaye ntaranakora graduation ya kaminuza none ngo ndakora akazi. Okay giye vuba muzakora graduation ryari se? Ni vuba rwose papa nta mezi atasigaye. Okay gira vuba rwose nawe urangiza uve mu nzira ndetse ushaka akazi. Yego papa rwose nanjye nkeneye kuba nashaka akazi ngatangira gukora kareba ko nabona amafaranga. Ati okay fine rero ngereka njye ku kazi ndetse mbasige gusa mumbabare nyine nitwaye nabi muri kino gitondo gusa nari mbikeneye kuba nabibabwira kuko ntabwo mashaka abana rwose bajundereye bari aho ngaho badafite icyo bamaze. Ntabwo rwose papa Leila nawe rwose yivuga gutya abana babona ntacyo bamaze koko. No mama Leila sicyo nshatse kuvuga gusa icyo nshatse gusobanura bashaka nyine abana banjye bakore pe ntabwo mashaka abana batuje bari aho nta kintu bafite cyo gukora. Okay ndumva babyonshije rwose. Sara rero reka ngende ndetse njye ku kazi. Gusa ku rundi ruhande Kennedy Shelley wa Leila ari kuganira n'inshuti ye Bobo. Ese Bobo bimeze bite we ko nsigaye mbona utuje cyane? Rwose Kennedy ntago ari gutuza cyane mane ahubwo nyine mfite utuntu twinshi mpugiyemo muri iyi minsi maybe nitwo turi gutuma mpuga cyane nyine simbasha kuba naboneka. Umva bro sharkeneye kuba rwose waboneka kuko muri iyi minsi uri busy cyane pe birakabije uziko wagira ngo ufite akazi uziko wagira ngo ntabwo wagira ngo uri boss pe. No man ntabwo ndi boss gusa nyine mfite gukora pe mfite gukora nkiteza imbere man so ntiteje imbere byagenda gute? Aha wana mugani uteganya se kuzana umugore ti
rwose Kennedy nanjye waranyanduje man mbona umugore se umugore w'iki gihe bro ntabwo turashinga nta kintu dufite none ngo abagore no bro never mind kabisa ntabwo mbitekereza rwose sha bro nanjye nuko mbitekereza nyine man uso wazana umugore n'ubu bukene wabiva mu mbona real ubwo se Leila kubwiye ngo mucomeka amago ntabwo wakemera we mucomeka amago zikunsetsa man urugo ntago ari ikintu cyoroshye kandi urabona si ubundi nabamuzana mu bikikano kanya urabizi iyo mukeneye ndamubona nyine iyo mamagaye ngaze kunsura muri ghetto yanjye araza ubwo se man ndumva nta mpamvu yuko nahita konzana umugore pe no gusa ese ntukunda Leila we ya of course namukunda gusa ntabwo bisobanuye ko nahita ko muzana sha cyakora ihene mbi ntawe izirika yinziza ati bobo what do you mean nyine bro byarangije unyanduje pe uziko nagiye mind yawe ariyo mfite mbona ese nta kantu urabona we nta mukobwa urabona watereta aho rwose Kennedy nge ibintu byo gutereta rwose iyo myuka ntabwo ndayagira gusa nimubona nzamutereta gusa line now rwose I'm not ready rwose ntabwo ibintu byo gukora date byo kuba natereta na sha bro ntabwo myiteguriye pe ariko man ushatse wagira sheri pe ko kuguma wiruka mwabare abadada ugenda mukora sex muryamana bikarangira bro ntago ari umuco mwiza pe ikiruta washaka umukobwa umwe man akaba ari mugumana nawe kuguma ugenda buri mukobwa wese sha ntabwo byiyubashye bro Kennedy ari kungira inama sha yo amazing kabisa uratangaje niwe ari kungira inama bro biratangaje man niwe ari kungira inama ngo nshaka I'm surprised dependa tungu no nta mpamvu yo gutungurwa man gusa we niko kuri we ufite gushaka umuntu umwe tu nawe kuguma wiruka mu bakobwa shabro ibaza bakwanduje sida no gusa nkoresha kondomu man ndikingira ati yewe ku munsi w'ibyago ntawe ubimenya man ushiduka byabaye baza ejo bundi utenda cyangwa ukanarwara sida bwo byagenda gute bobo no Kennedy wivuga ibyo bintu rwose nta nubwo nkeneye ngo tubiganire sida man bro aho rwose hajemo indi case kandi bro ibaziriya mitimani oya rwose bobo I'm serious man ufite gushaka girlfriend cyangwa se ukareke ya mico kuko ntago ari byiza Kennedy ahubwo nyibwirira amakuru yawe na Leila bro bimeze neza nyine ejo bundi twarahuye man tuzi se ko nakuye ko twanakoze sex of course warabimbwiye man nyine twarahuye tumeranye neza gusa nyine nta kibazo nge nawe dufitanye ahubwo kibivuga ndabona muri umuna wampamagaye Melise ti of course abwo wambwiye nkagutamo pasi ya Meti no ntabwo byashoboka ibaza duteresa abantu bo mu muryango umwe we turi n'inshuti impossible man ntabwo byakunda abwo nyine mwitebe tu nuko Kennedy se ko yitaba Meti bimeze bitese shamani nta kumera neza tu ahubwo se umeze guti Meri nge nyine amoke nta kibazo mfite meze neza nose ko nshaka ko tubona na Weti ari sure man of course nshaka ko tubonana ndetse byihuse ushaka ryarise nyine rekeje tuzahuze pe nkeneye kuganira nawe ndetse byihuse ati ese Meri kuri aho na mahoro man umeze neza ya of course amoke man none se Leila meze uti don't worry we Leila meze neza nta kibazo afite okay duhuze ryari rero ntarebe rwose rekeje tuzahuze nka saa 8 saa 9 ahubwo se uza warangije akazi kawe ti of course zaba narangije akazi kanjye ahubwo se uza bavuye ku ishuri no urabizi ndi mu bintu bya defense rwose ntabwo ndi kwiga ahubwo ndi kurwana n'igitabo cyanjye ndebe ko nagisoza then nzakore graduation ti okay aho rwose nzaba mpari mwana ntabwo ngomba kuhabura ibazo uhabuza rwose nahita ko nkwiba mushiki wanjye ese ubwo ngubwo rwose Meri waba ukimunyimye we namukwima sabwo ukabimenya mvuga ko ivugishwe usuramunyimura nyina cyangwa uri se ti no gusa ndi murumuna we se ni utanga no reka tureke kubitinda gusa nyine ejo tuzabonane sa rwose ntari bimere reka dusubire sa akazi keza rwose ati Kennedy no se nibiki mwavuganaga na Meri yambwiraga ngo ari kunshaka sinzi icyo ari kunshakira gusa ndatungwe kuri inshuro umwe ntago ajya gukunda kumbwira ko ari kunshaka sha kuri inshuro rwose I'm surprised gusa utunguwe n'ikimani kuba kubwiye ko ari kugushaka ati of course man nawe rega byagutungura uzi kuri mudada tutaye dupfa kuvugana ati sha hari bipe none se ubwo ngubwo finally biragenda biti nyine ngomba kuzagenda tukavugana ejo mbwiye ko saa 8 nyine ubwo ngubwo no tuzahoza tu hariya saa 8 tuba turangije akazi kacu tino ntabwo tuba tukarangije gusa nzajyayo tuvugane ariko nyine urabizi kaba kari kurangira nta birenze bana
kandi urabizi saa 8 zacu ni saa 9 ati wanamugane santare ubwo nyine bro tugende tujye gufata ibiryo mani bwakeye dore inzara irananyishe okay santare tugende rwose tujye kwa twafata ibiryo ahubwo se wewe ngubu boss wacu Clever araza kwa yatworohera ati Clever rwose nta birenze nta mutima mubi we si ngubu yatugira uti n'umwana mwiza mani ntacyo yadutwara n'umwana mwiza mani uriya mutipe ubona ko ntiyo tugeze ku kazi aba seriously of course abaseriye gusa ntacyo yadutwara mani si ubwo kuba twagenda tugafata nta birenze dore ko n'igihe cyo kuruhuka cyageze shabro mafite ubwaga kubura akazi muri iyi minsi karabuze ibaza twirukanye ati no Clever si umuntu rwose si ubwo ngubu yatwirukana kuko ko tugiye gufata ifunguro rya saa 6 warasaza ubuse ni saa 6 cyangwa ni saa 8 aha nta nibirenze rwose tugende ndetse dufata ifunguro tugende turaza kwa twagaruka nuko Kennedy ndetse na Bobo baragiye bajya gufata ifunguro nkuko byari bisanzwe. Mary niki Leila kuri kumamagara bimeze biti ese ko mbona ikozeho rakano kanyugiye hiti sikuwa saze werega none ni Monday kandi mfite class ngoma kuba najya muri class gusa nyine uyu munsi ndibuze kuza ntinze uribuze kuza utunze se biraza kugenda biti nyine we ndaza kuba najya kubonana na Kennedy ari sure ya of course ngiye kubonana na Kennedy Kennedy se kandi uje ko wabonana nawe umubwira iki mufite kuva ryari we na Kennedy mupanga heyo tambwira ko ibyo uko tuvukana nabamishize hasi nkaguceka no we wikabya we can you imagine nje na Kennedy no impossible ntabwo bishoboka we ntabwo bishoboka gusa nyine ngiye kuba najya kumureba ndetse mubwire ko twite are you crazy warasaza ufite mu bwonko hazima ya of course ngiye kuba najya ndetse mubwire kuko I can't wait kabisa ntabwo na what you can warasaze we ntabwo wategereza se kinyo utwite no ariko sinzi mbutari kubibona gusa bino bintu birabangamye sinzi nima ntari kubibona bino bintu birabangamye birakubangamiye sine witwitera no Leila wivuga gutyo gusa Kennedy akeneye ko yabimenya subona utabimubwira azabimenya ryari nintabimubwira azabimenya ryari gusa nyine ufite ko wabimubwira pe kandi ngiye kugenda ndetse ndabimubwira niva kuri class mva nkubwire rero Mary niba udashaka ko nge nawe dushwana please izo joke izo drama ntabwo nzikeneye please ndakwinginze kandi nyumva rwose nimba udakeneye ko nge nawe dushwana wijya kwa Kennedy ndetse umubwira ayo mafuti ariko we warasaze ubwo se urumva yonga yari amafuti ko namubwira ko twite umwana ntwite no wanjye ntago ari uwawe kandi na se w'umwana arahari rero please mpa umwanya ndetse umpigiye ngende ndetse nzaba mbimubwira ariko please ndakwinginze rwose wibimubwira pe ndagusabye ariko rwose uransetsa Leila ubwo se kandi uko ugomeza gutinda kubimubwira niko ibibazo bigenda byiyongera please ukeneye ko wabimubwira ndetse tukanabibwira papa ati what ya of course twabibwira na papa ariko rwose Mary wasara can you imagine mbwiye papa ko ntwite uzikomenya yahita kanyica ntabwo namukira none uzahisha kugeza ryari nyine sinzi gusa nawe nyine sinzi uko nabigenza gusa can you imagine mbwiye papa ko ntwite Yesu we yanyica azakwica ariko wabimubwiye bitwaye ikisi Shameri agahawa kari kundi karahandurika rwose yewe gutangiye kuzana imigani yawe reka ngende ndetse ngiye ku ishuri gusa please promise me kutari buze ko wabibwira please ndakwinginze Kennedy nta kintu nshaka kwamenya kuri ibi bintu rwose I'm sorry rwose pe ibyo ngibyo ntabwo nabigusezeranya ahubwo nyine niva class ndahita njya kumureba ndetse mbimubwira ati no please ndagusabye rwose ntabwo nkeneye izo drama ntube bimubwiye pe nyine iyo nikigera cyanya cyo nzabimwibwirira gusa right now I don't need please ntabwo mbikeneye pe ari sure ko utabikeneye no I'm not totally sure gusa nyine right now I'm not ready ntabwo niteguye kuba nabimubwira ntabwo witeguye ko wabimubwira none ubwo ngo finally bizagenda bite please we ukeneye ko umwana yakitabwaho na se ndetse mwana abana mani dorinda nta n'ukwezi mwabana mani wibigira birebire twabana Kennedy ntabwo muzi pe yahita ambwira ko akiri kwiyubaka ndetse katari sure neza ko twabasha kuba twabana sinabikubwiye ejo okay nimba rero ari uko bimeze ngiye kwigenda ndetse ndaza kuba nabimubwira gusa bakiri muri byo nyina ese kabinjira ati niko mama ese wagiye winjira ukomanze ati no mwanjagaraje urusaku rwose inzu yose yuzuye urusaku kubera mwebwe please mujye mugerageza rwose
uziko muvugira mujye mugerageza pe, uziko urusaku rwanyu rusanze baho narindi mu cyumba. Mama arishwa ko rusanze mu cyumba, ya of course rusanze mu cyumba niyo mpamvu njaro. Ese nibiki muri kuvugaho numva inzu yose mwayijagaraje? Mama nyine iki mumbwira ibyo muri kuvuga, uziko inzu yose mwayijagaraje please. Mama ibaze nyine uyu mukobwa ndi kumubwira ngo agire vuba arangize igitabo cye, ari kumbwira ngo ari kubikora gake, ngaracyafite iminsi kandi nyine urabizi mama igihe ntuzi ukuntu kihuta. Ya of course bana banjye rwose kirihuta, rero ndi kumubwira ngo agerageze arangize igitabo cyiwe kugira ngo azakore defense vuba, ari kwijagaraza ngo ibiki n'ibiki. Ahubwo Mary ugira ubwenge, uri kumva ibyo Leila ari kukubwira atari byo nyine mama, nibyo ibyo Leila avuga, gusa nshaka ko igitabo cyanjye kizakiri smart rwose kimeze neza. Kizaba kiri smart, ya of course kigomba kuba kiri smart, gusa gerageza mwana wanjye ubikore neza kandi uzana amanota mabi. Mwana wanjye first class niyo nshaka, ibintu byo kwigira ibiki n'ibiki. Uzana amanota mabi ubwo uzareba aho utaha nzaguceka. Mama nawe rwose akantu ko guceka rwose ubwo se utakazanyemo ntibyagenda neza mama. No, umva nkubwire Leila, uyu murumuna wawe azana ubugoryi gatagatsindwa, nzamuceka. Mary ndumva ibyo mama rwose ari kuvuga ariko byumva, gusa mama nyine agomba kuba success rwose, nta mpamvu yuko yatsindwa. Ntaribi rwose utsinzwe nye nta kibazo rwose nabyihanganira, ariko se uriya musazara papa wawe kaminuza yayirangije afite first class, bishatse kuvuga ngo rero uzanye ubugoryi gato ugomba gutsinda ndetse ugatsindira ku manota yo hejuru. Uzanye ubugoryi gato sinzi ko papa wawe rwose wamukira. Mama rwose don't worry, ntunyizera se? Singwizera, n'igitabo kiri kukunanira ko wakirangiza ngo uri gukora gakeya cyane kugira ngo uzazane ibintu biri smart. Ubwo se urumva nakwizera gute mwana wanjye? Ndi kubona ushobora kuzantenguha. Mama wa don't worry rwose ntabwo nzagutenguha pe, nzagukorera ibintu ndetse neza cyane, bizaba biri smart bimeze neza. Please mama don't worry kabisa. Don't worry kabisa, uzana ubugoryi gato tubonana. Mama ntugire ikibazo rwose, ibintu bizagenda neza ndetse ibintu bizaba biri smart, si byose? Okay rero jya ku ishuri. Yego mama, gusa nikiri kuvugana n'uyu mukobwa wawe. Ariko warasaze, uyu mukobwa wawe si mukuru wawe se? Mama nivugiraga nyine gusa reka nze ndaje ngende. Okay sana njye reka nyine nitegure ngiye mu kazi, gusa ugire vuba ujye ku ishuri utaza gucereza. Yego rwose mama ntabwo ndibuze kuba nakererwa. Umva rwose please Mary ndakwinginze, ibaze ko mama yaradufasha ubu twari kumubwira iki? None yari kutwica pe, wa mugana kacu kare kabonetse yaradufashe pe. Gusa nyine Leila ngiye kuba nabibwira Kennedy nkuko nari ndi kubikubwira ati no please ndakwinginze nyumva, iki ntago aricyo gihe, werindira mpino wike basi niranyira nzabimwibwirira. Gusa uyu munsi please iyo miso yawe uyihindure ndetse umubwire ko wabaye busy utabashije kuba waboneka, then nyine don't worry rwose nzabimwibwira ndetse ndabimubwira vuba. Ariko mva mubwire rwose Leila please, ino wike ni nyinshi cyane sinarindira kirangira basi ejo ndakwinginze uzabimubwire. Okay don't worry rwose nzabimubwira, gusa right now ndakwinginze ntabwo please tubikore, ntukore iryo kosa. Okay ntabwo ndibuze kuba nakora ikosa ryo kubimubwira, gusa please ndagusabye ugire ubimubwire wikereza rwose. Sawa rwose ntabwo ndi bukereze, gusa ndakwinginze nawe ntukore ikosa. Sawa rero amasomo meza. Okay sawa rwose ntugire ikibazo ndaza kuba nabimubwira. Ariko warasaze ngo uraza kuba wabimubwira? No nyine ntugire ikibazo ndibuze kuba nabipowa, nyine ntabwo ndibuze kuba nabimubwira, ndamubwira ko nagize izindi gahunda, mubwire ko ndi busy, gusa nuguma nayo gutinda. Leila ndakubwiza ukuri umuntu uri buze kuba wandya shiduke nabimubwiye ati no please ntubize se ko nkwemera, gusa ntuze gutuma dupfa ubusa rwose. Okay sana nawe ntuze gutuma dupfa ubusa. Ese mana noneho kambayeho pe, akanjye karashobotse ubuse kuko ndibuze kuba nabwira Kennedy ko ntwite, nabyumva araza kuba yangira guti. Mana ndakwingize kugira ngo mfashe pe, nubwo nemereye Mary ko ndibuze kuba nabimubwira, gusa mfite ubwoba sinzi. Yesu Kristo shani hatari pe, sinzi ibi byo sinzi uburyo ndibuze kuba nabikira pe. Iyi nda nisiga amahoro ubuse kuko papa nabimenya, I don't know, gusa ni hatari pe. Ese kuri kwivugisha bimeze biti? Ese Mary nari nzi ko wagiye ati of course nari nagiye, gusa nari nibagiwe. Wari wibagiwe iki se? Nari nibagiwe mashini yanjye kandi nyine nkeneye kuba narangiza igitabo cyanjye. Okay sawa rero ngira yitora ugende uko wari unkanze. Ese kuri kwivugishwa nibi cyo kwivugishwa? Ati none nari ndi kwisengera ati shaje ugabanya iti kuva ryari wowe usenga ati
ese dushatse kuvuga ko ndi umupagani? No, ntabwo uri umupagani gusa I know sha wowe gusenga kwawe bikubiye gake cyangwa no kuri mu bibazo uti no ibibazo bihese kuba ntwite ni ibibazo. Aha reka nigendere ndetse njye kwishura ubwo turi buze ko twasubira. Sa rwose ibihe byiza nuko merese kajya kwishura Leila ndetse n'abasigara aho ngaho mu rugo. Ase bobozi ko twagiye mu byo twari turimo tugatinda tugende dusubire mu kazi mani. Esha no Clevanti turi mu mukire rwose twakerereje. Nuko Kennedy ndetse na Bobo bahise ko binjira mu kazi. Gusa basanze boss wabo yicaye ndetse abategereje ati se Kennedy ko mwatinze mwari muri mu biki? Boss rwose tubabare rwose mbutiyaje yabaye hatari twabuze uburyo duta ko dushikana vuba vuba. Mbutiyaje yabaye hatari ubusa ko ngiye nashitse hano ndetse nkashika kare. Gusa boss ufite imodoka yawe ati nta nisoni mfite imodoka yanjye. Next time rwose ndababwiza ukuri. Akazi kanyu muzakabura nimukomeza kwitwara gutyo mugerageze mwubahiriza amasaha. Kuko murabizi hano dufite abakompetita benshi kandi ntabwo nkeneye ko please basore mukore wake up mugabanye ubugoryi rwose. Ntabwo nkeneye zino joke zanyu. None rero mufite akazi kenshi kandi mugomba kuba mwakarangiza. Reba ibyo bintu muri kwigira ngo ibiki n'ibiki ngo ambutiyaje please stop it. Ntabwo nkeneye ibintu izi joke ntabwo zikeneye mu kazi. Uri kumva Bobo? Yego rwose boss. Okay, rero mugerageze ndetse ibintu byanyu mubikore neza rwose. Ntabwo nkeneye izindi mistake rwose. Nkeneye ko ibintu byacu tubikora neza ndetse kampani yacu igakomeza gutera imbere. Naho ibyo bintu mba muri kwigira rwose I don't know. Mani muri abatipe mukeneye kuba mwakora Yego rwose boss, turi abatipe dukeneye kuba twakora. Gusa nyine mutubabarire pe ntabwo bizongera. Nyine ari abakobwa nabumva wenda baba bari mu bintu bya makeup n'ibiki n'ibiki ariko abatipe mani murakererwa nta nisoni. Bose gusa twasabye imbabazi kandi ntabwo tuzongera. Okay, reka nizere ko bitazongera. Rero ngiye ndagiye ndetse musigare ndetse mukora akazi neza. Sa rwose boss ugira umunsi mwiza tahwi. Kennedy karika tubayeho. Sinari nabikubwiye sawa muginga we ndetse ngo ibiki n'ibiki reba yaratwihindutse. Ariko bro nyine abagomba kubasereye mu kazi tugatubanye sereye kubona byagenda bituzi ko sha wana mugani data tubanye sereye twaraburiza company yasubira inyuma dati waye abagomba kubasereye. Yeah, of course abagomba kubaserera rwose musore wanjye. Okay, none se bro bigenze bite nyine mbwira gahunda z'uyu munsi zestaye gute? Izihe se kandi? None se wambwiye kuri buze ko wabonana na Amerika ariko gushaka. Yeah, of course ahubwo reka muhamagare mubaze gahunda kugira ngo nimugoro baze kuba yambwira ati okay sawa. Gusa nyine ndamubwira tuze guba twahindura amasaka kuko urabona boss yarakaye man. Boss yarakaye dushobora kuzana joke gatugasanga turirukanwe. Okay, sawa ntari bimuhamagare. Meri bimeze bite se? Ati ni sa Kennedy wanyihangane gato siko ndi muri class. Ati no nyine gerageza basi wanzu nyumve ntari bindi atakumukuma ntabwo iribuze kuba byatinda. Nyine none bimeze bite waretse tukaza kuba twabona na saa 9. Yeah, of course niko twari twabipanze kuba twabona na saa 9 gusa nyine Kennedy I'm sorry pe byahindutse. Byagenze bite se kandi? Se ntubizi ko ndi kwandika igitabo ya voze ndabyibuka. None se nyine mbwira tubonane duti. Ano nyine Kennedy uyu munsi ntabwo iribuze kuba byashoboka ko ndi busy cyane. Reka dupange next time. No, ese waretse nkaza kuba naza kugutora ku ishuri deni tukaganira nyine nkuko wabisabye. No way Kennedy please nyumva rwose. Ndi busy cyane ndi mu bintu by'ibitabo. Ndaza kuba nakuvugisha basi ningera mu rugo gusa nawe nyine please. Ndetse pe mbaze ndangize iby'igitabo cyanjye. Okay, so ntari bi rwose reka mbe nkuretse ubwo ngubwo turi buze kuba twasubira. Sa rwose ntari bi. Man, nyine Bobo arambwiye ngari mu bitabo bye ubwo ngubwo sinzi turaza kuba twapanga wenda next time tuzaba twabonana gusa nawe nyine sinzi ngari mu bitabo bye. Okay, sawa ntari bi rwose ndumva nta birenze. Reka dukomeze akazi kacu dore ko dufite n'akazi kenshi. Ndumva ahubwo korohereje. Yeah, of course namugana aranyohereje tu. Leila waho yarari mu cyumba yarakomeje kuba yarwara ndetse aruka cyane. Gusa nyina yese ko yije ati Leila bimeze bite kuri kumeze neza? Ati mama amokiye gusa ndikumva wapi pe ndikumva byanze. Ese ko mbona werurutse mwana wanjye byagenze biti? Mama amwoke nyine ndikumva ntameze neza pe. Leila ngiye kukubaza umbwire yego cyangwa oya kandi you know ndi mama wawe nta kintu wampisha. Yego mama urabizi nta kintu nagusuka ko mama naguhisha iki koko? Leila uratwite cyangwa ntabwo twite? Mama nyine ndikumva nta Leila ndi kukubaza uratwite cyangwa ntabwo twite? Mama I'm sorry gusa mama ndatwite. Ari sure ariko warasaze mwana we uvuze? Mama nyine musibejo nakoze test nyine sanga ndatwite.
what none ndapfuye papa wawe aranyirukanye muri runo rugo sinzi turajyanye aranyirukanye cyangwa aranyishe Leila arishwa uratwite of course mama ndatwite yande mama no se undi muntu uzidukunda uretse Kennedy mwana wa none uhura usubije kwisuka papa waranyirukanye yambwiye ko nuko ariko saga tugatwita nge nawe tuzata ko tujyana none already urabikoze urantengushye mwana wa Yesu Kristo kambayeho aranyishe mama gusa ikisi wayobeye gukoresha protection ko narinzi ko wize ndetse ufite ubwenge wayobeye kuba wakwirinda koko ubuse ngiye kuba nabigenza gute mwana wanjye aje kuba papa waranyishe mama gusa nakubwira ko byagenze umbwira byageze umwara ryamanye uratwita hari ibindi uri buze kuba wambwira uretse ibyo ngibyo nta nisono urambwira ko urumva nta nisono ufite ubwo ngubwo mama none basi mbigenze gute ubigenze gute basi se wabibwira uriya musore wawe oya mama ntabwo ndabimubwira ngaho nyumvira okay ntabwo nahita kumbibwira papa wawe kuko nawe yanyica sinzi icyo namusobanura ntabwo nahita kumbibwira papa wawe aho gukeneye guhamagara Kennedy ndetse ukamubwira ko twite mama gusa iki genda ndetse ubwire Kennedy ko twite kandi ugabanye ubugoryi mama ariko iki si cyo gihe ariko ufite ubugoryi Leila waje ukura ufite imyaka ingahe mama nyine ndi kumva mfite ubwoba bwo kuba nagenda ndetse nkabibwira Kennedy ninde wundi mwaryamanye uretse Kennedy nyine mama ari none twaryamanye ndetse niwe wanteye inda gusa mfite ubwoba mama ibaze mbimubwiye ubimubwiye bikagenda bite ntabwo ari buze kuba yakima nyine nta ubushobozi nta nisoni genda ubimubwiye kandi nzabibwira papa wawe ariko mumaze kuvugana na Kennedy ndetse mumaze kumbwira ibyari byo mana we none ndagowe ndetse ahita kumuhamagara nonaha ndetse ndi hano ndi kubyumva nuko Leila ese kamagara Kennedy hi baby meze bite kumpamagaye siko ndi kumva utameze neza hoya Kennedy rwose amwoke nyine Leila kuva rya nunyita Kennedy mu izina no I'm sorry babe gusa nyine we need to talk nyine nkeneye ko nge nawe twavugana no baby kuva rya risunsaba ko nge nawe twavugana nkabyanga ahubwo mbwira turi buze ko twahura gute nyine basi please ndakwingize tuze guhurira kuri ka gashop kari harya ku muhanda basi yo mu rugo nkeneye kuba nakuvugisha ese be ko umuntu utanagiye ku kazi uzi ko isa kutagiye ku kazi se basi byagenze biti no please nyumva nyine nkeneye kuba navugana nawe iby'akazi si ngombwa gusa please se byagenze biti uzi ko uri kuntera ubwoba we no reason yo kuba wagira ubwoba gusa ndakwinginze basi tubonane okay saba ntari rwose ndaza kuza ndetse nge nawe tubonane ahubwo se nyine mbwira umeze neza yeah of course amoke gusa ndakwinginze please uze kuza tubonane kuko ndagukeneye cyane okay saba nta kibazo rwose ni munkeneye reka nze ndaza kuba naza kukureba ryari se basi saa 7 cyangwa saa 7 n'igice ariko urabizi ko mba ndi mu kazi no baby please I'm serious ikintu ndi kugushakira kiri seriye cyane okay saba ntari rwose ndibuze kuba nasaba boss agahushye okay saba rwose ntari bidusubire mama nyine nawe nabimubwiye ndetse anyemere ko tuza kwa twabonana ati okay ubimubwiye ndetse uze kuza guhita kumpa igisubizo kuko papa we sinamugera imbere nanone ndi kwibaza icyo ndibuze kuba namubwira sinzi abwo ubushaka inzu dukodesha mwana wanjye tuzabamo kuko papa wawe ndabizi sinzi ko ndibuze kuba namukira so mama rwose reka ngende ndetse mbashe kuba najya kureba Kennedy okay sa ntari rwose mwana wanjye genda umurebe ese Kennedy ko mbona usa nkaho ufite ibibazo hoya rwose boss ntabwo mfite ibibazo ahubwo narinje kugira ngo mbasaba agahushya ati agahushya se kahe agahushya kaya masaha kameze gate nyine boss ntabwo ari ibintu birebire gusa ni nk'amasaha 3 cyangwa 4 atari ko ndabona isaha yo kuba mwajya kuruhuka igeze ndetse isaha yo kugenda wagenda ndetse ukaza guta kugaruka nyine boss icyo nashatse kuvuga nasabaga agahushya nyine kugira ngo basi nyuma ya saa 6 muze kumpurushya kuko ntabwo ndibuze kuba naboneka bara uri mu biki nyine boss ntabwo ndibuze kuba naboneka hari umuntu ndibuze kuba najya kureba rero ndetse turaza kugirana ikiganiro ndumva shobora kuba ntaza kuza kugaruka hano nyine mu kazi ati cyangwa ugiye kuba wajya kureba shiri wawe shakene yeah of course boss niyo ngiye kuba najya kureba ati ariko abasore muransitsa rwose urabona kwita ku kazi kawe ugiye kuba wajya kureba shiri wawe bose mugiye kuba mwakora ubukwe se boss ntabwo nyine tujye kuba twakora ubukwe gusa ntabwo bizatinda kuko turakundana cyane okay sawa ntari rwose genda ujye kumureba
ariko ubwo urumva iragusaba ejo kuzazinduka kugira ngo akazi utarangije uzakarangize. Yego rwose boss murakoze, ejo nzazinduka ndetse reka mbashe kuba najya kumureba. Sa rwose Kennedy, ibihe byiza. Nuko Kennedy yahise kasohoka muri biro ya Clever dore ko yaramaze kuba yahabwa uruhushya. Gusa akigera ku muryango Bobo yahise kamuvugisha, se Kennedy ugiye man ko usize we? I'm sorry bro, nyine gusa ngiye kuba nagenda ndetse nshaka kuba nabonana na Shelly. Ati ngiye kubonana na Leila se? Yeah of course ngiye kureba Leila nyine tu. Na amahoro se bro? Yeah of course na amahoro pe, ntari bintu uko ambwiye kari kunshaka ndetse biri diligence. Ubu ngubu uraza kuba wambwira ngo nabwo wakoze amakosa muraryamana. Ati no bro, izi sawe aya manwa. Aha mba nicaye mbitegereje mbaruzi Imana izabapfusha nikanuriye. Yewe izahere kuri wowe uhora uhinduranya abakobwa ndetse utagira umukunzi umwe. Aha genda bro ubonane nawe ndetse turaza gusubira urambwira ibyo ari byo. Ariko awe biraba amazi ntibiba amaraso. Bro shatse kuvuga iki se? Ubwo se mane wagiye ukuru ukagabanya ubwo urumva hatarimo akantu. Ibaze Jomeri yaragwamagaye ngo ari kugushaka kubwira ko ari busy ngo ari kwandika ibitabo bla 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 ibintu nk'ibyo ngibyo. None Neila nagwamagaye ngo ari kugushaka. Bro I don't know gusa ndumva ngiye ntazi byari byo. Gusa genda uvugane nawe muciringe ubwo nyine uraza umbwira nyine wagwana turaza kuba wambwira ibyari byo urambwira icyavuyemo. Ntugire ikibazo bro, reka nyine njye kumureba ndetse tuvugane ubwo nyine turi busubire tu. Sawa Kennedy, bonne chance man. Bonne chance sawa muginga ngiye muri exam. No bro nyine I mean bro nyine muvugane neza kandi ukeneye kwita kuri uriya mwana wawe ntwe nabonye ari n'icyuki. Yeah that's why mukunda man, urabizi ko ntajya nshaka n'abakobwa babi man. Kandi ntabwo ndi nkawe rwose ugenda ukareba ibikobwa by'ibicupuri akaba ari byo muryamana. Ariko bro ibintu no kugiye man ubitekerezeho. Ufite kugira girlfriend umwe man, ibintu byo kugenda uryamaguzwa ahantu hose ubonye. Sha Bobo ntabwo byiyubashye man, ntabwo byiyubashye n'urugomo. Yeah of course bro narabyumvishe ndetse ndi ko abwo se wantegitiye Kameri kaniyemo Kameri. Meri ntabwo akwiye ikintu kimeze nkayo man. Meri n'umwana mwiza man, umwana ukirangiza vast nyine ntabwo ibintu nk'ibyo ngibyo nabimushyigikiramo kuba mwakundana. Ibaze ejo muri uzamuca inyuma ajya yirirwa zandirira ngo ibiki n'ibiki. Bro ntabwo cyakora numara guhindura iyo mico yawe rwose uzambwira aho ngaho rwose twaciringa, ariko like nawe ugifite ubwo buraya bwawe. Sha Bobo wapi pe ntabwo byavamo. Ariko bro narahindutse man, uzike ejo nzajya no kuri church. Ujya church se erega n'inkozi z'ibi bizijyayo buriya mwana. Reka nigendere ndetse utankerereza njye kureba Shelly. Okay gusa nyine umunsi uhurize man, dowori rwose ndaza kuba namusuhuza. Gusa Leila wagisohoka mu nzu yakubitanye na Sate. Se Leila ugiye kandi zino saha? Papa nsubiye ku kazi nyine naje kuruhuka. Ati kuva ryari suruhukira hano ku kazi kanyu ntimuteka? Oya papa nyine ibiryo byo ku kazi sigaye numva ntazi ibyari byo, niyo mpamvu manje hano kugira ngo mbashe kuba nafata ifunguro rya hano deni nsubireyo. Leila mwana wanjye urabona bino bintu rwose bizakugora ndetse ntabwo uzabishobora. Ariko ejo nimva ku kazi nzakugura katekawe basi ujye ujyana ibiryo basi urire ku kazi niba udashaka kuba warya ibiryo bye ku kazi. Ese why not tutarya ibiryo byo ku kazi twe tubirya ushatse kuvuga iki? Hoya papa nyine ntabwo gusa nyine njye mba numva nshaka kurya ibiryo bya hano papa, kandi urabizi ku kazi ni ya miceri ni kakawunga kandi nyine ntabwo mbikunda. Cyakoze mwana wanjye rwose aho ngaho rwose uransinze kuva kera, ntabwo wakundaga ibiryo bimeze nka kuriya. Ariko nyine mwana wajya ufata katekawe rwose ntabwo wazabiva muzi ko wazasazira nzira rwose. Mwana wanjye jya ugerageza ufate katekawe mu gitondo ubwire umukozi abigutegurire then ujye ku kazi umeze neza, sibyo? Nta kibazo rwose papa ngiye kujya mbikora. Yeah of course ugomba kubikora mwana wanjye kandi ukitwara neza ku kazi, urabizi akazi karabuze bakwirukanye waraburiza. Papa of course naraburiza that why nyine mba nshaka kubikora neza. Gusa nyine ejo nzakuzanira katekawe mwana wanjye rwose ujye ujyanamo ibiryo kugira ngo utazajya uruha. Ushaka gusaza imburage? Ushaka uzazana n'imbwana? Dore ko uzanye imbwana rwose mwana wanjye. Abasore b'iki gihe baba bakeneye abakobwa bari smart, sinzi wakureba. Ati papa gusa ibyo bintu wabimenyeye rwose gute? Leila mwana wanjye rega nanjye ndi umusirimu ntukajya ubona gutya. Mba ndi ku kazi mbana n'udukobwa mbabona kuntu twigira twiyitaho tu make up twato na hato. Namwe mbashaka kugira ngo nyine mwe muri smart, kandi urabizi mwana wanjye even bavuga ngo umukobwa ngo yigize gutyo ngo abari slay queen gusa. Ibyo ntawo bihure rwose, mashaka abana banjye babe smart. Smartness mwana wanjye urabizi hose irakonta. Yeah of course papa nyine irakonta gusa. Nanjye urabona se papa urabona hari icyo mbaye.
aha reba konti inda yawe yangana uzi ko wagira ngo umaze kurya ibijumba ndetse n'ibindi byose. No papa nuko mpaze rwose gusa meze neza nta n'ikibazo, ariko umwana wandi kubona uri gucya cyane mu maso. Ya of course papa ngomba gucya no se simba nari meze neza. Ati okay sa mwana wa nyina akazi keza nyenje kuruka ndumva ndi tired. Papa gusa nanjye n'ubukeneye kuba waruhuka kuko urabizi neza papa akazi ntigashira ndetse n'uwakisa akazi ntiyakarangije. That why papa ukeneye kuruka rwose ibintu byo gukora ibaze usaje utabonye umwuzukuru wawe. Ati umwuzukuru wanjye gira vuba ushingirwe rero niba ushaka ko mubona kuko urabizi neza nakubwiye kumukora ikosa gato akagira ngo uzambwira ngo aratwite ngo ikintu nta mugabo anyereka. Sha nimba nzamurasa azajya mu gisirikare ntiri imbunda murase nzamwirasira bamfunge. Papa dore rwose tuzakwereka ubukwe ndetse vuba nzakwereka shiri wanjye maze arishwa ya of course nzamukwereka. Abwo papa reka ngende nyine ndikubona nakerereje ngo tuze kuba twasubira. Sa rwose mwana wanjye witeho gusa ibyo bintu nkubwiye ubitekerezaho ndetse nta n'ibyo kubitekereza ejo nzakuzanira tekawe rwose ibintu ntabwo nabivamo. Wa rwose papa dore rwose ngomba kubikurikirana ndetse nkabikora neza. Sa mwana wa rero akazi keza. Sa papa I love you too mwana wanjye. Nuko Leila ese kagena ndetse abonana na Kennedy. Atese Leila ko watinze byagenze gute? Kennedy sorry nyine nasohotse mu rugo ngisohoka mu rugo mfite ntibirana na papa. Nyine turaganira cyane tundatinda gusa baby maybe ntabwo nagutindiye cyane se umuntu akabije we. No ntabwo nyine ntabwo akabije tu gusa nyine wankerereje. Ati baby harahane yansuye ko wajya baby gusa nyine nasabye boss agahushya. Yari yambwiye ko rero bibaye byiza natankaruka kugira ngo ejo nzazinduke nyine nkora akazi ntari narangije. Gusa by the way you look so sweet baby ndikubona ukeye byahatari. Kennedy thank you ariko baby please ibintu byo kumbwira Kennedy why se kuki uri kumpamagara mu izina erega be nyine izina ryawe risona neza tu can you imagine Kennedy ya nyine risona neza gusa uzi ko ibimpamagaye ngira ngo njye nawe dufitanye ikibazo se. No Kennedy do what goes nta kibazo njye nawe dufitanye abwo se be nyine ubutekereza gute tubyaranye njye nawe. Ti wow amazing one byaba ari byiza rwose. Mbyuka umwana mpamagara ati daddy umwana asakuriza ati karamu yashize bla 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 shaka amafaranga ariko namurihira baby byaba ari byiza pe. None se be nyine ibintu byanjye nawe byo kuba twakora ubukwe nyine ujye ubitekerezaho. Ya of course njya mbitekerezaho rwose kandi cyane. None se be ko nyine wagize tugakora ukundi turindira iki uranzi ndakuzi baby nyine waretse tukazakora ubukwe ndikumva twakora ubukwe. Ya of course Leila ndakumva ndetse cyane gusa you know nta bushobozi ndabona nta mafaranga mfite. That why nyine baby tugomba kubihiki tukaba turetse rwose. Hari aho uri kwenda kuba wajya se? No ntaho ndi gushaka kujya gusa baby nyine ndagukeneye mu buzima bwanjye pe ndikubona biri gutinda. No baby don't worry rwose ndahari ku bwawe kandi tuzabana rwose no reason yo kuba wakihutisha ibintu. Kandi nese ushaka ngo basi tugende ndetse dushyingirwe nitumara gushyingirwa inzara njye nawe idukubitira mu nzu. Hari rwose baby gusura hembwa kandi nanjye ndahembwa rero urumva inzara ntabwo yadukubitira mu nzu pe. Baby rero amafaranga duhembwa ntabwo ahagije yo kuba twakodesha inzu ndetse umenye ko twanabyara yo kuba twakita ku bana twabyaye baby ntabwo bihagije pe. Reka basi tubanze twiyubake wenda next year twazabikora twazareba ibyo ari byo. Okay baby nyine I want to tell you something. Ahubwo wanamugani watinze unyuza ku ruhande uzi kuntu mfite amashyushyu ndikuba mfite amatsiko ya danje baby abumbwira nyine bimeze biti. Nyine Kennedy you know I love you more. Yeah of course you love me kandi nawe urabizi nyine ngese ntubizi ko ngoza ku mutima. Yeah I know you love me gusa Kennedy nyine ntubizi seke ejo bundi twabonanye ahubwo baby urabivuze ndabikumbuye we ahubwo twongere ryariti toka se gabanya ubugoryi. Nyine Kennedy urabizi twarabonanye gusa maybe ndatwite tu ahubwo what uvuze gute Leila? Yeah of course ndatwite. Ariko Leila harya ntiwize kaminuza? Yego rwose nize kaminuza narayirangije. Ntufite akazi se? Yego ufite akazi none se ko ndi kumva urinjije. Kennedy uvuze yeah of course ndi kumva urinjije ngo uratwite.
yeah of course ndatwite Kennedy kandi nyine for sure ndi kumva ntazi pe. Okay, nimba utwite none ushaka mbikoreho iki? None se ushatse kuvuga kandi nyine nayiguteye? None se arundi wundi twabonanye atari wowe? Ya okay rero Leila wayikuramo rwose pe. Genda ushake muganga rwose ayikuremo kuko ndakeka nimba ntibeshye nta kwezi kurashira tubonanye, rero biroroshye cyane kuba wayikuramo. No Kennedy, arishuwa ko ntabwo nakuramo inda yanjye rwose. Ariko Leila urwaye mu mutwe, ufite ubwenge uri ki? Ntabwo uri kumva ibyo ndi kukubwira. Ndakubwiye ngo ukuremo iyo nda. Ese Kennedy uwo ni wowe ko mbona use kuhinduka? Ati no ntabwo mpindutse, gusa ibyo ndi kukubwira birumvikana. Genda ukuremo iyo nda rwose. I'm not ready rwose, ntabwo ndi ready yo kuba nta n'isoni. Ese ko twari wambwiye ko umeze neza ko utabasha kuba wasama, byagenze bite kugira ngo usame? No, I'm sorry rwose, habayeho kwibeshya nyine, ibihe byanjye byarantengushye. Cyakora urinjije pe. Okay, I'm sorry be, nyine mvuze nabi. Gusa basi reka nkubwire nyine I know uratwite, ndanabyizeye kuko ninjye twabonanye, gusa I'm not ready nkuko nabikubwiye rwose, ntabwo niteguye. Abwiyo nda nyine tuje kwa muganga bayikuremo, ni ibintu biri simple, ukwezi kumwe biroroshye cyane rwose. Ariko Kennedy kucyura umwicanyi? No, ntabwo ndi umwicanyi, gusa ntabwo, please turacyari kwiyubaka rwose. Ibintu by'inda wapi pe, please no. Twongere no kubimbwira, ntabwo nshaka kuba nabyumva. Ahubwo tugende ndetse ukuremo inda. Ati Kennedy waruzi n'ikindi se utaruzi? Ikihe se kandi? Ndakubwiza ukuri rwose, ubyibagirwe ndetse ubyibagirwe cyane. Ibyo ntabwo nakora iryo kosa, ntabwo nzigera nkuramo umwana wanjye. Nimba ushaka kunsiga ugende, gusa ntabwo nakora. Ahubwo nta n'impamvu ufite kuba wansiga. Umwana si umugisha. Umwana ni umugisha, I know. Umwana ni umugisha, gusa kano kanya ntabwo mukeneye. Ariko Kennedy kuki uzi ko uri umurozi? Ntabwo ukeneye umwana. Ya of course nta mwana akeneye rwose. Kandi ikindi ahubwo se nanabwirwa n'iki kandi njya guteye inda ko urabizi neza nasanze utari na vierge rwose. Nasanze utari isugi ku buryo natekereza kandi njye naguteye. Ahubwo se ko wabonanaga n'abandi wajya ukareba abandi basore. What? Kennedy ni gute utinyuka? Nta n'isoni koko? Ya of course nta soni mfite rwose, kuko urabizi ntabwo ari njye gusa twari. Ntabwo nasanze uri isugi kugira ngo mvuge ngo wenda ngo ibiki n'ibiki. Rero nimba udashaka kuyikuramo nta n'impamvu ya se, ubwo nanakizera gute ko umwana ari uwanjye? Kennedy nuko nguko umbwiye. Ahubwo nimba udashaka ko nyine, nimba udashaka gukuramo iyo nda rwose, ndakwingiza ntuzongere kumpamagara, ibyacu birangirire hano rwose. Ahubwo ngaho gira ibihe byiza rwose. Kennedy uragiye? Ya of course ndagiye rwose. Nuko Kennedy se kagenda ndetse asiga Leila aho ngaho, gusa Leila asigaye arira cyane. Gusa ese kahamagara Mary inzo akaju kandeba kuri ka shop kari hano hafi yo mu rugo rwose. Ese Leila kuri kurira byagenze gute? Hoya rwose please ndakwinginze ngwino uze kundeba, ndaza kukubwira ibyabaye inyuma. Gusa right now I'm not okay, I'm not fine rwose, ndakwinginze ngwino uze ndebe. Okay so ntari rwose ndaje nkurebe, gusa unteye ikibazo we, uzi ko umeze neza se? Basi no I'm not okay rwose, ndakwinginze ngwino uze ndebe. Okay fine, reka ze ndaje nkurebe. Nukomereye se kaza ndetse areba Leila. Ati Leila byagenze bite se kandi kumbona uri kurira? Rwose sinzi ikintu nakora ubu ngubu rwose, byanshanze. Ati byagenze gute se kandi Leila? Nyine Kennedy avuye ahangaha. None se byagenze gute? Wamubwiye ko utwite basi? Ya of course nabimubwiye, baze kase kambwira ngo nyikuremo. Wati what? Ya of course arambwiye ngo nyikuremo, ariko nizere ko utakoze ubwo busazi ko utabimwemereye. Ya of course ntabwo nabimwemereye rwose. Okay none se twakora nyine, biranshanze pe. Kandi mama yari yansabye ngo nyine mbibwire Kennedy ndetse duhite ko dukora ubukwe kugira ngo bibashe kuba byakoroha. None ndabona Kennedy rwose antengushye. Cyakora ibisore byose ni kimwe, ibisore byose aba ari ibibwa. Uranyumvira di? Ibaze ko nambwiye ngo nta nubwo ari shuwa neza ko ari we wanteye inda. What do you mean? Ngo nyine ngo ntabwo abizi neza ngo kari nanjye gusa ngo twabonanye, kuko ngo yasanze nyine ntari vierge, yasanze ntari isugi, ngo nyine ntabwo anyizeye. Yo sister I'm really sorry kabisa, sinari nzi ko Kennedy ari uko ameze. Gusa mwihorere ndetse tugende tujye mu rugo tujye kubwira mama kontu bimeze. Yo no gusa nyine Mary ifite ubwoba, mama araza kunyica ubu ngubu kuko arahita akanyirukana. Ati no ntugire ikibazo rwose, tugende ndetse n'ibintu turaza kuba twabicamo.
sha tugende gusa I'm not sure pe mama sinzi ibyo ari buze kuba yankorera mama nubwo nyine we mama yaranabyumvisha bwo se papa we no tugira ikibazo rwose tugenda araza kuba yabyumva ase Kennedy komeze gutyo byagenze gute mani sha bobo wareka n'iki bro ko none akanjye gashobotse byagenze bite se mani wese nari nakuye ko nagiye kureba Leila ya of course wabimbwiye mani no se byagenze gute mani can you imagine ko nasanze Leila twite what bro ari kuri gukina no bobo ntabwo ndi gukina mani I'm serious we aratwite are you sure bro yeah of course mani aratwite Yesu Kristo ko kakubayeho kuraburije bro shandaraburije sawa ubwo na gusa nyine byancanze none se wambwiye gute ambwiye ko mwabigenza gute mani namubwiye ko agomba kuyikuramo bro warasaza ari kurwaye mu mutwe man none se nabigenza gute I'm not ready ari kuri ikigo ry'imana uko nta bwenge ugira wajya ngira ngo niruka mu bakobwa nkagira ngo uri muzima kumbe sanze uri kiwerewere kundusha we akuremo inda umwana se ntibemera ko ari uwawe nabyemera gute se mani kandi erigana nasanze atari isugi we cyakora uri ikigoryi wabuze ubwenge ibyo se bivuze iki byo bro kumbe nukufata uriya mwana gusura ikibwa pe uri kibwa urambabaje none wamubwiye ngo bro nyine mani ntabwo byashoboka ko njye nawe twabana kano kanya ndetse ntabwo nyine nambwiye ngo ayikuremo tu cyakora uri ikibwa pe uri kimara nabaho mbonye umusore w'ikigoryi kwakira inshingano kwa uri ikibwa pe urambabaje Kennedy nkuvuyeho uri n'ikimara ahubwo se wamwitabye ko mbona yaguhamagaye no ntabwo namwitaba kuko ntabwo nkimukeneye umva rero bro nje aho kugira ngo ntere umukobwa inda ndetse mwihakane naguma gutya nkajya nirwa nshirajira mu bakobwa kuko ubwo ngubwo n'ububwa n'ubugona n'ubu uzikura umwicanyi mubi none ngayikuremo cyakora uri ikigoryi pe gusura mwana w'umukobwa uramubabaje ndetse nanjye urantengushye nta n'inshuti ikoremo ndakuretse ndigendeye none se bobo ugiye hiti no reka ngende mani nkureke nuko bobo yase kagenda ndetse asiga Kennedy aho ngaho gusa Leila we aho yarari iwabo yarari kurira cyane dore ko byari byamucanze yarari kwibaza kuntu bigiye kuba byagenda gusa nyina yise kamusanga mu cyumba tese Leila kuri kurira byagenze gute mama nyine nagiye kureba Kennedy ndetse ndabimubwira gusa mbimubwiye yambwiye ngo nyikuremo ndetse yase kanyihakana yandaburije byatari ntabwo ashaka no kuba yanyumva Leila arishwe Kennedy kugira ngo ukuremo inda yego mama ndetse yambwiye ko atanizeye neza ko umwana yaba ari uwiwe shuwa mwana wa ya of course mama yambwiye ko umwana ngo atize karuwi gusa bakiri muri ibyo se kabinjirana ndetse yinjira mu ati mama Leila ni ibiki kumva muvuga papa Leila nyine Leila aratwite what Leila uratwite mbare rimwe kabiri gatatu wasohokeye mu ati ariko papa Leila wagerageza ukamwumva ndetse ukumva kontu bimeze nta n'isoni numve kunta ntabwo nkeneye kuba namwumva rwose mbare rimwe kabiri gatatu yasohokeye mu ahubwo nawe niba ushaka ko musohokana rwose musohokane kuko nta n'isoni ngaratwite ariko mugira ubwenge papa Leila gusa ufite kuba wamwumva rwose nta n'isoni mfite kuba namwumva mbare rimwe kabiri gatatu yasohokeye mu ndetse nazinge ndetse nawe ahubwo musohokane sorry nari nibeshye ntabwo nabwo mwasohokana kuko uri umugore wanjye ndetse nta nubwo ari wowe watumye twarinda ahubwo Leila mbare rimwe kabiri gatatu wasohokeye mu nzu nuko papa Leila yase kafata Leila ndetse amusohora mu nzu gusa Leila nta handi yagombaga kujya yaragiye yicara ku muhanda dore ko nta kindi yagombaga gukora gusa papa Leila rwose ibi bintu rwose ukoze ntago ari byo umwana se ko musohoye mu nzu uri kubona ari buze kuba yajya hehe ko musohoye mu nzu ari yuze kuba agende kwa muteye inda papa Leila wakubwira ko umuntu wamuteye inda ndetse yamwihakanye ko atamushaka okay yumva ingaruka hari umunsi ntamwihanangirizaga kwirinda byaramunaniye ese umwana warangije kaminuza ni gutabura ubwenge ku buryo no gukoresha kondomu basi ngo yirinde byaramunaniye ariko papa Leila wambabariye kugukareka byo nibiciko kuri kuvuga ko wabarire cyakora ntabwo nkimukeneye asohoke muri iyi nzu rwose nagende soka nuko papa Leila yase kafata Leila ndetse aramusohora mu nzu gusa Mary ndetse na nyina basigaye bari kurira ndetse amarira yabarenze gusa nta kindi bari gukora dore ko se yari yafashe umwanzuro Leila yaragiye ndetse asiga umuryango wajya mu muhanda atangira kuba inzerereza
ese koko mana ndibuze kuba nabigenza gute koko mana iyo menye ubwenge ndebera koko Kennedy aransize mama na papa ndebera ndirukanwe mu rugo kuko ubundi buze kuba nabigenza gute. Leila yagumye ku muhanda ndetse imvura iragwira munyagira cyane. Gusa akiri ku muhanda yagiye kubona abona imodoka iraje ndetse ihagaze aho ngaho. Ati uriya mukobwa se kari hano ku muhanda ndetse ari kurira byagenze gute. Gusa wari uvuye mu modoka yari Clever ndetse se kasohoka ajya kureba Leila ati bimeze biti muko. Ati ni sawa rwose mugabo. Ati se kuri hano kuri kunyagirwa n'imvura bimeze biti. Mugabo wandetse ko inkuru yanjye ari ndende ndetse ukasiga ukagenda kuko ndetse ko ndi kubona nta nicyo we wamfasha. Ati no gusa wambwira rwose nkagufasha. Ati nyine umusore yanteye inda gusa nyine amaze kuntera inda yaranyihakanye. Nyine nabigiye mu rugo barantenguha nyine bahita ko banyirukana none nabuze ahantu nagenda ndetse naho naherera. Rero uri kubona nyine ndi hano ku muhanda nta hantu mfite rwose najya. Ati sure. Ati of course nyine nta hantu mfite najya niyo mpamvu uri kubona rwose ndahangaha. Ati no. Ese basi wagiye mu modoka nkagenda ndetse nkaba ngucumbikiye. Ati no rwose reka ndike kukugora agenda ndetse njye unsiga rwose reka nguma ahangaha. Ati no rwose ntabwo nagira uwo mutima ahubwo ngwino tujyane ndetse tugende rwose ndumva nta mpamvu rwose. Nuko Clever ise kafata Leila ndetse amushira mu modoka barajyana. Ageze mu rugo aramuganiriza ndetse amubwira ibyamubayeho byose. Ati Leila ntugire ikibazo rwose ndahangana ndetse ndahari ku bwawe rwose ufasha rwose ukeneye ntugire ikibazo rwose Leila nzabuguha gusa congratulations uri umwana mwiza rwose umukunzi wawe yarakubwiye ngo ukuremo indura byanga ndetse ahita kwiyakana aragusiga. Ati oya rwose Clever ntabwo nari kubona umutima wo kuba nakuramo amaraso yanjye ngo nkuremo umwana wanjye ndetse ndabizi umwana wanjye nzamurera uko byagenda kose. Ati okay none se Leila waretse nkagusaba akantu kamwe. Atakaye sekre basi ndakwinginze uzagume muri iyi nzu ndetse ntuzayivemo. Ati Clever nose nta wundi muntu mubana muri iyi nzu. Ati no umugore wanjye yarapfuye ndetse yapfuye nyine ari kubyara rero urumva mba hano ngiye nyine twagumana ndetse nta kibazo rwose uwo mwana ukazamubyara twamurera ntacyo bitwaye. Ati ushatse gusobanura iki ngo twamurera nyine nje nakubonye nyine ndi kubona nakwiyumvishijemo pe ayimini nyine bikunze wambera umugore. Ati no gusa ntabwo byashoboka rwose Clever ntabwo nakubera umugore kandi ese umuntu ugiye kubyara nyine ntabwo byashoboka njye ntacyo bintwaye rwose ndetse ntacyo bimbwiye ahubwo itegure ndetse umere neza numara kumera neza nyuma y'icyumweru mfite company yanjye twagenda nkagwamo akazi ukajya ureka kuguma hano ndetse wigunze kuko byaza kugwa nabi. Sa rwose Clever urakoze nyine gusa sinzi icyo nakwitura. Nuko Clever ise ko yakira Leila ndetse amusaba ko yaba umugore we. Gusa Leila ntabwo yari kubihakana kuko nta bundi buryo yari afite. Sinibyo gusa ubwo Clever ise kamwemera ndetse amusaba ko yazaza muri company yakamuha akazi. Clever ise kagenda ndetse asubira mu kazi gusa ashitse mu kazi yasanze Bobo ndetse na Kennedy bicaye. Ati Bobo ko mwicaye mutari mu kazi bimeze gute se? Ati boss kwa turi mu kazi ahubwo nuko twari tubaye nk'abaruhutseho gatoya. Ati okay sa rwose ndumva ntaribi ahubwo nyine mutegura inama ya staff ari cyo nshaka kubabwira ndetse vuba byihuse reka nze ndaje ndetse mbwire secretary wanjye ategure speech nshaka kuba nababwira. Ati okay sa ntaribi rwose boss. Nuko yese kagenda ndetse abwira secretary we kugira ngo abashe ko yamutegura speech dore ko yagiye kuba yabamurikira vice president mushyashya wa company ye. Nuko bamaze kumutegura speech inama yarabaye gusa bamenyesha ko agiye kuba haza undi muntu mushyashya ndetse uwo muntu ugiye kuza ndetse kari umugore wiwe. Ati rero bakozi banyu icyo nabahamagariye rero muri kano kanya nta kindi ndagira ngo mbamenyeshe ko muri iyi company agiye kuba hazamo umuntu mushyashya ndetse uwo muntu ugiye kuza n'umugore wanjye. Murabizi ko madamu yapfuye ndetse ari kubyara nyine murabizi mwese nta mugore muri iyi minsi nari mfite gusa nabonye umukobwa ndetse turashimana biba byiza ko nyine tujye kuba twakora ubukwe gusa ndakeka nyine agiye kuba yaza ndetse abe vice president ndakeka muzakonana neza ndetse kandi muzamukunda. Ati se boss ko mutatubwiye nyine amazina ye yitwa gute? Ati muzamumenya ageze hano ndetse ntimugire ikibazo rwose ndabizi muzamukunda n'umwana mwiza. Ati sa rwose boss turabyishimiye kandi kuba tugiye kuba twakunguka undi mwunganizi muri company. Ati okay nizere ko muzamukunda ndetse kandi ko muzamwishimira. Ati yego boss turabizi tuzamwishimira. Gusa papa Leila waho yarari mu rugo yararwaye ndetse arwara cyane ko mu kurwara kwese kamagara umugore. Ati mama Leila ndino nkubwira ndetse ndi kugushaka cyane. Ati se papa Leila byagenze biti?
ati mugore mwiza urabona kuva nakirukana Leila rwose uburwayi bwaransatiriye meze nabi ndetse ndi kubona ngiye kuba napfa kandi urabona akazi baranyirukanye sinzi uburyo nzivuzamo nyine ndi kumva ntazi byari byo. Ese papa Leila wabuze ibyabaye kuri Leila? Ati byagenze bite se kandi mugore mwiza? Leila rero yabonye umugabo mwiza ndetse uri kumwitaho ngo umwana wacu ameze neza, gusa sinzi ko yakubabarira kuko waramuhemukiye cyane umwirukana twite ndetse mugore wanjye wibivuga ibyo bintu ndi kubyicuza ndetse cyane. Ati ni ngombwa kubyicuza kuko ibintu wakoze rwose mugabo mwiza ntabwo nabigushyigikiramo, ahubwo se basi mugore mwiza wamuhamagaye ndetse nkareba ko yamvuza ngakira. Cyakora ntunagira isoni mugabo mwiza, umwana wahemukiye ndetse niwe ushaka ko yakuvuza. Ariko mugore mwiza ndabyicuza gusa sinzi nyine ndi kubuzima bwanjye buri mu kangaratete ndetse ngiye kuba napfa. Ati yesa naribi rwose ndibuze kuba namuguhamagarira numva ibyari byo. Nuko mama Leila ese kahamagara Leila ndetse amubwira ko se arwaye cyane. Ati mama arwaye iki se kandi? Ati ni bya birwara by'izabukuru nyine gusa yabuze amafaranga yamuvuza rero ari kudusanga ngo umuhe ubufasha. Ati yesa nta kibazo naraza kuba nabivuganaho n'umutware nabyemera ntari nzaza kumuvuza kuko ndabizi nawe si wabwo nabazimu bamuteye ntaza baribo. Nuko Claver yaratashye gusa akimara gutaha umugore we yase kamuganiriza ndetse amubwira ibyabaye ku muryango bamubwira ko se arwaye cyane. Ati mugore mwiza ndumva nta ni papa wawe nubwo yaguhemukiye gusa ndumva wagenda ukamuvuza ndetse akamera neza, ariko nyine wibuke ko ejo dufite inama ya staff rero nta mpamvu yo kuba watinda ndetse nzakumurika muri company. Ariko rwose sheri nawe urihusa. Ati no baby nta mpamvu yo kuba natinda ahubwo ndumva twagenda ndetse tukitegura nkazakumurika rega nta n'ikintu gisigaye rega wabaye umwe mu banyamuryango ba company yanjye. Ati okay sa rwose nta kibazo mugabo mwiza ndumva reka nzi ndaje ndetse tugende. Nuko Leila yaragiye ndetse aritegura ndetse mu kumara kwitegura yajyanye n'umugabo we ndetse bagenda kuba bamumurika muri company. Ati bakoze rero nkuko mubizi nari nababwiye ko nzabamurikira umuntu ndetse tugiye kuba twakorana. Rero Bobo n'uyu bamwita Leila niwe mugore wanjye ndetse turi gukundana cyane tugiye kuba twakora ubukwe. Gusa Kennedy akimubona yahise akubitwa n'inkuba dore ko yabonye ari umukunzi we ndetse wa wundi yanze akamupfusha ubusa ngo nuko atwite. Yahise akubitwa n'inkuba ndetse ahita asohoka muri company. Gusa Claver yahise akamamagara ati Kennedy kusohotse bigenze bite se? Ati boss ntabwo bishoboka ko rwose naguma muri no company. Ati ariko Kennedy uzi ko wasaze kunda akazi kabuze none uri gusezera company yanjye kandi nzi ko nguhemba neza. Nuko Leila yahise akambwira ati sheri mureke agende rwose yakakira gute se kuguma hano n'ikimwaro ndetse n'isoni. Ati Leila kubera iki se? Aturiya ni wa muhungu wakabwa wanteye inda ndetse akanyihakana akambwira ngo nkuremo inda. Ati what? Abakozi bose muri company bahise ko bakomera. Ati what? Ati se ko Kennedy twari tuzi ko ari umwana muzima ni gutari ikibwa gutyo. Ati Kennedy nimba ari ibyo rwose nta n'impamvu yo kuba wangumira muri company rwose ndakwirukanye genda pe, kuko ntabwo twashyigikira abasore b'amafuti nk'amwe batera inda ndetse bamara gutera inda bakabwira abakobwa ngo bazikuremo. Gusa Kennedy urasuzuguritse pe nanjye ndakwirukanye nta n'impamvu rwose genda rwose ntuzangarukiye muri company. Nuko Kennedy bahise ko bamwirukana muri company gutyo ndetse aragenda kudwa n'isoni n'ikimwara arabyicuza biramurenga. Gusa bavuye muri company Claver ndetse na Leila bahise ko bagenda ndetse bajya gusura kwa Leila. Gusa basanze se yararembye cyane bamujyana kwa muganga ndetse baramuvuza. Gusa se wa Leila ari kwa muganga ndetse nawe yakozwe n'isoni asaba Leila imbabazi. Nuko ahita akabaha n'umugisha w'ikibyeyi ndetse barabyara bagubwa neza. Inkuru yacu y'urukundo nahangahe irangiriye. Ndabakunda cyane yari David Rwanda. Kwibutsa gukora subscribe utarayikora kugira ngo ujye ubasha kunkurikirana umunsi ku wundi.